inza muri aka gace k'iwanyu nabonye abantu benshi habaye abakecuru abasaza abana bose bikoreye ibisheke ahubwo mise nibaza ese nko mu gihe cyo kwiga birakunda cyangwa abenshi mu gihe cyo kwiga ntago bikunda kuko abana benshi bajya rimwe ku munsi ubwo nyine baba babwiriwe baba babonye icyo kiraka cy'ibisheke bagahitamo kwigira gukorera igiceri kuko ntago waba waburaye urazinduka mu gitondo ngo ugiye ku ishuri ubwo nyine akenshi na kenshi bituma tuva no mu ishuri imibereho ngiyo ngiyo nawe reka mpite ngaruka umbwiye ko abenshi bagenda kwiga babura ibyo kurya ubutaha nasubireyo akabona icyo kiraga cy'ibisheke nyine bigatuma ava mu ishuri agahita akorera amafaranga kubera ko imirire iba idahagije. Bivuge ko abenshi ku ijanisha nka 80% muri aka gace k'iwanyu usanga batiga. Nta kintu ubuyobozi bubikoraho nko kubashakira ubwo bw'ishuri bako ishuri leta yashyizemo imbaraga rirahenduka cyane. Ubwo nyine ubuyobozi barabwifashisha ariko njye nkakwereka ko ntajyayo ubwo munsi ubundi munsi usingeyo. Bivuge ko ku ruhande rw'ubuyobozi ruragerageza ubundi ntacyo budakora pe. Reka ngo nabonye ufite umwana n'ubundi mbona n'ubundi uri mutoya cyane gusa sinzi imyaka ufite ariko nabonye usa nkaho ukiri umujene. Mfite imyaka 19. Imyaka 19. Niba bitakugoye ushobora kutubwira ati kubera ko umwana yarabonye asa nkaho ashobora kuba afite nk'umwaka n'igice niba nibeshye ajya kugira nk'imyaka 2 sibyera utubye ko ufite imyaka 19. Wabyaye ibyango byikunda ufite imyaka nka 17. Nabyaye mfite 17. Wabyakiye gutembere nabyo kuko urumva wari kiri mutoya ntabwo ari kuza imyaka y'ubukure. Ubwo nyine guteye muri quartier ubuzima bw'icyaro abazi babukomeye wabyakiye gutembere na mbere. Ubwo nyine kuyakira byaranze mbese haza ibintu by'intonkanyi ubwo nyine ababyeyi bagutoteza ubwo nyine bigeraho urabyakira ariko ntabwo ubu byakiye neza kuko biba bigoye kubona ifu y'igikoma bikaba bigoye kubona isabune hakaba ari n'igihe ise w'umwana akwihakanye. Ise w'umwana se mundi we yarabyemeye cyangwa yatereka reka ntabwo bivamo. Ubwo nyine we yarabyihakanye ubwo nyine uri kumva ko abaringe byose bireba. Ubwo nyine uretse ko ubwo nyine nanjye navuye mu ishuri ngeze mu wa 5. Mu wa 5 primaire. Ubwo nyine nkimara kuva mu ishuri njya mu mujyi duhurira mu mujyi ibintu nk'ibyo. Ayo mbese waje kugira gusama umwana nyuma yuko wavuye ahangaha muri quartier z'Anyanga mu cyaro cyo muri Rutsiro kajya mu mujyi. Wagiye mu mujyi mu Kigali Musanze? Oya nagiye hari Gisenyi. Wahamaze igihe kingana gute? Nahabaye umwaka n'amezi 6. Ugaruka sasa waje utwite? Ubwo nyine byarangiye nza kugaruka ntwite. Abaturanyi bakajya birirwa bagukwena ubwo nyine bikaba n'ababyeyi bikaba ibintu by'intonganyi. Ubwo nyine kubera ko yinteye ari umugabo aza kumpinduka ubwo nyine mbura ukuntu ndagutenda n'umugabo wowe n'undi ufite umugore. Naho wakoraga se cyangwa? Oya ntago araho nakoraga. Mwahuriye ku ruhande ako mwarakundanaga uko byagenda kose? Yes, reka musubize kandi mwifurize ibihe byiza wowe kurikiranye TV3 Rwanda kanizere ko umeze fresh kanizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi utameze neza. Ndakomeza kubwira ko isi tubayemo uko bigenda. Uyu munsi hari igihe bari byiza ejo bikanga, uyu munsi hari igihe bikunda gasanga nyine ubuzima bwose bugenda buhinduka kuko dushimira Imana nuko tugihumeka nibyo byambere by'ingenzi. Uyu munsi naje mu karere ka Rutsiro aho naje kuganira
n'abaturage batandukanye bo mu cyaro kugira tumenye ati ubuzima bwo mu cyaro ndetse n'ubwo mu mujyi butandukaniye. Dukumye n'umujenekazi aha ngaha agiye gutangira atwibwira amazina ye, atubwire n'agace duherereyemo, turi gutangira ikiganiro. Tuguha ikaze kuri TVC Rwanda. Amazina yanjye nitwa Nyinawumunda Angelique, mukaba muherereye mu murenge wa Kigeyo mu kagari ka Nyagahinika mu mudugudu wa Ruvumu. Mu mudugudu wa Ruvumu. Twaje aha ngaha rero kugira tuganire nawe ku buzima. Ese aha ngaha mu karere ka Rutsiro by'umwihariko muri kano gace mutuyemo, ese ubuzima bwaho bwa buri munsi bushingiye kuki? Ubuzima bw'aha ngaha uburyo bushingiye, aho bushingiye umuturage uwo ari we wese ajya ari uko avuye mu kiraka cyangwa se avuye gusoroma icyayi. Ubwo nyine ubu nk'ubu nkewe mbona amafaranga ari uko mvuye guca ikiraka, kwikorera ibisheke, gucuruza amakara, gusoroma icyayi, guhingira umuturage. Ubwo nyine ubuzima nk'ubwo ngubwo. Bivuge ko ubuzima bw'aha ngaha ubwinshi bwibanda mu buhinzi, ndetse wenda nawo tubye ko harya ngo ni ugusoroma icyayi. Gusoroma icyayi, kujya kwikorera ibisheke, ubwo nyine no guhingira umuturage. Ubwo nyine nibwo buzima tubayeho. Muri ibyo byose akazi gakunda kuboneka cyane gusumbya kandi hano muri Rutsiro ni nk'akahe by'umwihariko muri aka gace k'iwanyu? Akazi nyine gakunda kuboneka cyane gusumbya ibindi? Gusoroma icyayi, kwikorera ibisheke. Hano hafi turi hari ahantu hahinze icyayi muri no karitsiye, cyangwa bisaba kujya ahandi? Oya, ni ikaritsiye ni hari Nyagahinika na hano mu mubande urabona ko icyayi kirimo. Ubwo nyine aho niho dushakira ibiceri. Hano dore muturiye ikiyaga cya Kivu, ndimo ndakireba hano iburyo bwanjye. Ese kuki mu by'umbwiye ntabwo hajemo uburobyi bw'isambaza cyangwa isamaki? Ese yo ikiyaga cya Kivu ntabwo muri agace k'iwanyu kibareba cyane mu buryo bwo kubinjiriza amafaranga ndetse n'imibare ya buri munsi? Oya, ntabwo kitwinjiriza, kuko abakinjiriza nta batuye umujyi. Ubwo nyine twebwe akazi kacu mbese tubihahira nko mu isoko, nyine byaje mu isoko. Ariko byanga byakunda izo sambaza cyangwa izo samaki zigera mu mujyi n'ubundi ari mwe zahereyeho. Ese mwebwe nta ruhare mubigiramo cyangwa nta nyungu mugira zibinjiza amafaranga? Ntazo. Ubwo nyine twebwe dutunzwe no kwikorera ibisheke, mbese gushakisha imibereho nk'iyo, kujya guhingira umuturage wishoboye, ukajya no gusoroma icyayi, ukagisoroma ubwo munsi bagahita baguhemba ayo urarari. Nko kwikorera nk'ibisheke, ibiciro byabyo bigendera gute? Nyine mubigena gute nk'umutumba umwe kuwikorera, cyangwa wenda dushaka kudusobanurira nyine uko akazi k'umunsi kawe kagenda? Igisheke kimwe tukikorera ku mafaranga 30, cyangwa se tukakikorera ku mafaranga 50. Ubwo nyine ku munsi ugera saa sita utuye nk'ibisheke 40. Iyo wabyikoreye kuri 50 uba wumva ko ufite inoti ya 2. Inoti ya 2 rero ubwo ni wowe ushaka uburyo wayigenera uko urayikoresha. Utubwiye ko mubyikorera igisheke kimwe mu kibara agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 30 cyangwa se 50. Ese biterwa n'iki kugira ngo uyu munsi kibe 30 cyangwa kibe 50? Biba biterwa n'urugendo uko rungana, bigaterwa naho birajya, bigaterwa n'uko igisheke kingana nyine. Gutya ako bazoza umwana twumva ikiganiro, banza umuhoze agize umuntu umufasha kubona umwana wa gatoya. Genda kakagurisha ngikugurira icyo ukura kubwira. Reka tugaruke, utubwiye ko biterwa n'urugendo uko rungana. Utugeranyije uzi kubara intera y'ibirometero, kuba tunda ikilometero kimwe kingana gutya ugeranyije,
urabizi kubibara? Ugereranyije nk'ahantu muvana ibisheke ku giciro cya 50, 50 cyangwa 30, iyo ntera ibingana iti? Iyo ntera yo ibingana gute kugira ngo tuvuge ati byabaye 50 ku gisheke kimwe cyangwa byabaye amafaranga 30 ku gisheke kimwe? Iyo ntera ibingana gute hagati yaho ubikuye ndetse naho bijyanye? Iyo ntera abari kilometero kimwe ku ijana, akaba ari hagati iyo kuva hano i Nyagahinika kugera kuri Toyota. Akaba ari harimo ikilometero kimwe cyangwa kirarenga? aba ari kilometero kirenga kubera ko ari ukurira imisozi. Nabonye ko kandi abanyanga hari imisozi myinshi cyane. Aba ari ukurira imisozi, nta hantu hatambitse haba harimo, bituma kubera ko n'ubundi inza muri aka gace k'iwanyu nabonye nyine abantu benshi, habaye abakecuru, abasaza, abana, bose bikoreye ibisheke. Ahubwo mise nibaza, ese nko mu gihe cyo kwiga birakunda cyangwa abenshi? Mu gihe cyo kwiga ntabwo bikunda, kuko abana benshi bajya rimwe ku munsi. Ubwo nyine baba babwiriwe, baba babonye icyo kiraka cy'ibisheke, bagahitamo kwigira gukorera igiceri, kuko ntabwo waba waburaye ngo urazinduka mu gitondo ngo ugiye ku ishuri. Ubwo nyine akenshi na kenshi bituma tuva no mu ishuri, imibereho ngiyo ngiyo. Nawe reka mpite ngaruka umbwiye ko abenshi bagenda kwiga, babura ibyo kurya, ubutaha nasubireyo akabona icyo kiraka cy'ibisheke nyine, bigatuma ava mu ishuri agahita akorera amafaranga, kubera ko imirire iba idahagije. Bivuge ko abenshi ku ijanisha nka 80% muri aka gace k'iwanyu usanga batiga. Nta kintu ubuyobozi bubikoraho nko kubashakira ubwo bwishu bw'ishuri, bako ishuri leta yashyizemo imbaraga rirahenduka cyane? Ubwo nyine ubuyobozi barabwifashisha, ariko njye nkakwereka ko ntajyayo ubwo munsi, ubundi munsi singeyo. Bivuge ko ku ruhande rw'ubuyobozi ruragerageza, ubundi ntacyo budakora pe. Reka ngo nabonye ufite umwana, n'ubundi mbona n'ubundi uri mutoya cyane, gusa sinzi imyaka ufite, ariko nabonye usa nkaho ukiri umujene. Mfite imyaka 19. Imyaka 19. Niba bitakugoye ushobora kutubwira ati, kubera ko umwana yarabonye asa nkaho ashobora kuba afite nk'umwaka n'igice, niba nibeshye ajya kugira nk'imyaka 2, sibyo? Utubwiye ko ufite imyaka 19. Wabyaye ibyango byikunda ufite imyaka nka 17? Nabyaye mfite 17. Wabyakiye gute mbere nabyo, kuko urumva wari kiri mutoya, ntabwo wari ukuze imyaka y'ubukure. Ubwo nyine gute muri quartier, ubuzima bw'icyaro abuzi babukomeye, wabyakiye gute mbere na mbere? Ubwo nyine kuyakira byaranze, mbese hazamo ibintu by'intonkanyi, ubwo nyine ababyeyi bagutoteza, ubwo nyine bigeraho urabyakira, ariko ntabwo uba ubyakiye neza, kuko biba bigoye kubona ifu y'igikoma, bikaba bigoye kubona isabune, hakaba ari n'igihe ise w'umwana akwihakanye. Ise w'umwana se mundi we yarabyemeye cyangwa reka ntabwo bivamo? Ubwo nyine we yarabyihakanye. Ubwo nyine uri kumva ko aba ari njye byose bireba. Ubwo nyine uretse ko ubwo nyine nanjye navuye mu ishuri ngeze mu wa 5. Mu wa 5 primaire. Ubwo nyine nkimara kuva mu ishuri njya mu mugi, duhurira mu mugi, ibintu nk'ibyo. Ayo mbese waje kugira gusama umwana nyuma yuko wavuye ahangaha muri quartier z'Anyanga mu cyaro cyo muri Rutsiro ukajya mu mugi? Wagiye mu mugi, mu Kigali, Musanze? Oya, nagiye hari Gisenyi. Wahamaze igihe kingana gute? Nahabaye umwaka n'amezi 6. Ugaruka sasa waje utwite? Ubwo nyine byarangiye nza kugaruka ntwite. Abaturanyi bakajya birirwa bagukwena?
ubwo nyine Umubyeyi wese bikaba navuga- n'ababyeyi bikaba ibintu by'intonganyi, ubwo nyine kubera ko yayinteye ari umugabo aza kumpinduka, ubwo nyine mbura ukuntu uwaguteye inda ni umugabo wowe n'undi wari ufite umugore, naho wakoraga se cyangwa oya ntabwo ari aho nakoraga. mwahuriye ku ruhande ariko mwarakundanaga uko byagenda kose? Akipolisi hano bibaho, ako n'ubundi umwana ni umugisha, hari igihe uwo mwana ashobora kuza guhindurira ubuzima ntawamenya, gusa warakoze kuba waramwakiriye ugahangana n'ibibazo bikagenda neza amagingo aya ngaya, ukaba ufite umwana ushinze umeze fresh nta kibazo. None ubu ngubu ufite umwana, ishuri wararihagaritse birumvikana, ubi wanyu si biwanyu, none ubasha gukora gute akazi kubera ko umwana wawe aracyari mutoya, biragoye kuba wamusiga ari wenyine igihe kirekire, ubasha kuba wakora gute ako kazi ko kwikorera ibisheke cyangwa kujya gusoroma? Gukora akazi mbasha kuba nabonye nk'umuturage w'uruhande akamunzigaranira, cyangwa se umwana w'umuturage, ubundi nkajya mu kazi rimwe na rimwe. Bivuge kuba ntabwo ukora akazi buri munsi? Ntabwo nkora akazi buri munsi, rimwe na rimwe ariko njishamo nkagakora, ariko biba bivuze ko nabuze uwo gusigira umwana. Iyo umumusigiye hari ikiguzi runaka umugenera, cyangwa ni rwa rukundo? aba ari urukundo, cyangwa hari n'uwo uvuga ati yanzigaraniye, we nakoreye aya n'aya, reka muhe na sengisa cyangwa se muhe na 200, nawe arayagura umunyu. Ubu hari igihe ujya utekereza ko wasubira nko mu mujyi? Umujyi we gusubiramo ni ihame, ariko namanjije kureka ngo ntebe ko umwana yakegera hejuru agire nk'imyaka 3 cyangwa 4 gutyo. Mu gusoza ikiganiro, ni nk'ikihe kintu wabwira umujenekazi uri mu kigero nk'icyawe, wumva wenda ko ni nk'ikihe kintu wamubwira wumva cyamufasha mu rugendo rwe rw'ubuzima? Icyo namufasha, namubwiza ukuri, icya mbere ni ukwiga, ukifata, ndiwumva ibishuko biri kuri iyi si nkugendane nabyo, kuko weho ukimenya ukavuga ati mpaye mu buzima ubu n'ubu, reka nifate neza, ikindi gihe ni wenda ntebe ko nabona imibereho myiza nk'iy'abandi. Harya tujye kwitwa nyina w'umuntu Angelique. Nyina w'umuntu Angelique. Umwana wawe witwa gute? Igira ubuntu tuyishime Regis. Igira ubuntu tuyishime Regis, afite izina ryiza. Angelique, rero reka tugushimire ku kiganiro ugiranye na TV3 Rwanda, reka twizere ko ubuzima buzarushaho kuba bwiza hamwe n'Imana, ndetse no gusenga bigakurikiraho, ndetse no gukora, ubuzima buzagenda neza, kandi ni byinshi biracyahari kuko uracyari mutoya, uracyafite gukora, agashaka imibereho, ubuzima bukagenda neza. Reka tugushimire ku kiganiro ugiranye na TV3 Rwanda, Angelique. Murakoze. Bakunzi ba TV3 Rwanda, uyu ni umuturage umwe tuganire witwa Angelique, afite umwana, atuganirije ku mibereho yangaha mu cyaro, uburyo ki abayeho, uburyo ki ashakisha imirimo, nubwo bimugoye rimwe na rimwe asigira umwana umuturanyi cyangwa inshuti kugira abashe kuba yagiye gukora akazi. Reka dusoze ikiganiro cyacu aka kanya, reka tubije yuko tuzakomeza gutembera n'ahandi hatandukanye mu duce dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo tuganire n'abaturage batandukanye, kugira ngo twumve ubuzima babayeho. Reka tubashimire, ngiye mwari kumwe nanjye, nitwa Muhirwa Arafat cyangwa Arafat Hamis.